Hello, muraho neza, murakaza neza kuri sheni yacu, sheni nziza cyane tubonaho ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye bidufasha gusa neza. So uyu munsi rero ntucikwe ikiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nje kubereka amavuta meza arimo hydroquinone. Icyo kintu mbanze nikubwire, arimo hydroquinone ushobora kukoresha, wakoresha ushaka gucya cyangwa se ushaka kuba inzobe. So rero ni amavuta yitwa Calitone, dore ngayo. So ni amavuta rero ngiye kukubwira mpereye kuri lotion, nkarinda ngeza no ku isabune yayo yo koga. Harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye dushobora gusanga muri aya mavuta. Ushobora kuba ari ubwa mbere ubonye aya mavuta cyangwa se usanzwe yabona ariko ukaba utazi se Calitone irimo ibyiciro bingahe cyangwa se seti yayo ukaba utazi seti yayo yose. So rero ndi hano kugira ngo ubwire seti yayo yose, mu gihe ugiye kuyakoresha umenye ngo urakenera aka n'aka ngaka guhera ku kambere kugeza ku kanyuma. So Calitone irimo ibintu 8, seti yose irimo ibintu 8 bikubiyemo, guhera ku mavuta kurinda ugeza ku isabune. So rero ngiye kukwereka, iyi ni Calitone lotion. Ni lotion, ni amavuta y'umubiri wose wakisiga guhera hasi kurinda uzamura, ukisiga ukasa neza cyane. So ayandi ni creme kopo cyangwa se creme, igicupa cya creme kigufi. So iyi ni creme y'umubiri wose ugomba kwisiga. Abantu benshi dukunze kumenya iki gicupa cyonyine, tukirengagiza iki gicupa kirekire, cyangwa ugasanga umuntu ari kugura iki akirengagiza iki ngiki. Iyi ni amavuta, iyi ni creme y'umubiri wose. Unyumve neza ubumva akantu ku kandi. So rero mu gihe ugifashe umwanya ugiye kwisiga iyi Calitone, ugomba kugura lotion, ukagura n'iki gicupa cya creme, ukabivanga, ukaba wafata hafu y'iki ngiki na hafu cyangwa igice cy'iki ngiki n'igice cy'iki ngiki, ukabicangira mu icupa wateguye ugomba kuvangiramo amavuta yawe. So rero wikibeshya ngo ukoreshe iri ryonyine usize iri, cyangwa se ngo wibeshye ukoreshe iri ngiri usize iri ngiri, mu gihe ushaka gusa neza ku mubiri wawe wose. So ikindi kintu dusangamo ni glycerine. Iyi niyo glycerine ya Calitone, ni uku nguku ibingana. Nayo ugomba kuyicangira hehe? Mu mavuta. Ikintu nakugira inama mu gihe uri gucanga amavuta, gufata igice cyangwa se 1/3 bitewe n'ukuntu wowe ufungura amavuta. Uyavangire amavuta, ntuyavangire yose ngo uyaterekere icyarimwe ngaho. Ubaye ufite na firigo, bya bice wagiye usagura wabishyira muri firigo kugira ngo amavuta akomeze kugira umwimerere wayo, atangiritse cyangwa se adahuye n'ubushyuhe. Akenshi uruhu rushobora kwangirika wisiga amavuta arimo hydroquinone, ari ukubera yuko cyane cyane uhura n'ubushyuhe bwinshi cyane, ugasanga kugizeho ingaruka. So iyi nababwiye yuko ari glycerine. So iyi ngiyi ikaba serum. Iyi ni serum ya Calitone, nayo uyivangira mu mavuta wacaguye ugiye kugira ute kuvangira ngo utangire kwisiga, uhereye kuri lotion, creme, glycerine. Rero iyi niyo serum ya Calitone, ni uku nguku ibimeze. Akandi ni iyi ngiyi, ni tibe ya Calitone. Dore nguku iba imeze, dore ni uku nguku iba irimo irasa. Nayo wayicangira mu mavuta. Abantu bakunda kwisiga amatibe ukwayo, cyangwa se akaba yayivangira mu mavuta bitewe n'uko wowe waba ubyifuza. So ikindi ni creme, ni agakreme face creme, ni agakreme ko mu maso ka Calitone, kagufasha kuripeya mu maso igihe hangiritse, hashatse kuza ibiheri uko biyoneye, cyangwa se uruhu rwo mu maso rutangiye kwangirika. Murabizi neza yuko
mu maso hari igihe sometimes hajya hangirika, ugasanga igice cyo hasi hari gusa neza. So niyo mpamvu rero aya mavuta nayo baba bayageneye aga face cream, ni uku nguku kaba kangana, tuzagira ngo ni akantu kanini cyane. Wakisiga hehe mu maso mu gihe ugiye kuryama cyangwa se mu gitondo ubyutse nta kindi kintu wasizemo, just woze mu maso ukogamo n'isabune ya Kartone, bikugendekeye neza cyane, kakakugira neza mu maso, ukagira mu maso hasa neza cyane. Andi mavuta andi ni y'isabune ya Kartone. Isabune nayo ushobora kugenera uruhu rwawe rwo mu maso, koga mu maso igihe uvuye muri douche. Dore ni uku nguku iba imeze isabune ya Kartone, ni uku nguku. So rero urayoga mu maso ugasa neza, wayikoresha mu maso kuko hari na jeli yo koga umubiri. So mu gihe umaze koga isabune wayikoresha kano gakireme nakubwiye, akangaka kagakoresha mu maso, nta yandi mavuta urasigamo mu maso. Ubwo muri kugenda mubona Kartone uko ingana ni 8 nk'uko nabibabwiye, ni byinshi cyane. So tukongera tukagera kuri shower gel. Wowe niba ushaka guhitamo isabune yo koga umubiri wose cyangwa se ukoresha Kartone, koresha shower gel ujye uyoga umubiri. Byibuze ko wenda igurana menshi cyangwa se ishobora kuguhenda, wayikoresha byibuze nka 3 mu cyumweru. 3 mu cyumweru uyoga byakubera byiza, ukagira uruhu rwiza rusa neza cyane. So rero ubu hari abantu benshi bagiye kwandika muri comment ko kitweretse amavuta arimo hydroquinone. None se hari abandi benshi bayakoresha, hari abantu benshi bayakoresha nzi ngenda nanahereza. So rero niyo mpamvu ngomba kubereka ibintu byose. Ubu ngubu hari uri bwandike atera ibi tsoke, ariko impu z'abantu ntabwo ziwanye kandi ntabwo bikwiye ko abantu bayakoresha. So Kartone yikoreshe neza cyane ku muntu umenyereye kuyisiga, uyisize 1, 2, 3 umenya kuba n'umuhanga wayo kwikoresha ku buryo nta ngaruka mbi ikutera. Haba amavuta ya hydroquinone akenshi niyo atera abantu maribori ku mubiri, akakuzanira ingaruka mbi zo mu maso, ibiheri bidakira, utuntu tw'amabara ku mubiri ushobora kuza. Ariko umuhanga wo kuyisiga amenya n'uburyo agira ayisiga. Iyo uyisize 1, 2 uba wabaye umuhanga wayo kuyisiga, ukamenya na kata zayo ku buryo ugomba kuyavangira. Hari umuhanga umuntu umenya uburyo agomba kuvangira amavuta arimo hydroquinone kandi ugasanga ari gusa neza cyane. Ushobora no kumwibeshyaho ngo wenda yisiga intoza, yisiga no mavuta nyine ahenze, amwe ngenda mbereka ya Zanuza, Dr. Davis Whitening cyangwa se za Françoise Bedo, amavuta nk'ayo ngayo. Ariko nk'ayo ngayo ugomba kuyakoresha, ukayakoresha neza cyane, akubera amavuta meza ku rwego rumwe, ubona yuko harimo itandukaniro cyangwa se harimo difference. So rero ndakeka buri kamwe kose ntakibagiwe, nakaberetse guhera kuri iyi lotion, creme nayiberetse, oil cyangwa se glycerine cyangwa se serum, face cream, cube kumwe n'isabune nabyo nabiberetse, n'isabune yo koga. So rero wumva ukeneye kubikoresha, wajya ukoresha ari set yose bikakugendekera neza cyane. Kandi nkavuga ati uwo muhanga wo gukoresha hydroquinone uzasa neza cyane ku rwego rwiza cyane. Ubaye ukeneye wambwira, wabibona ndizera nashidikanya ngiye ahari hose mu Rwanda. Wajya mu isoko, wajya mu masho,
ahantu nyine ushobora kuyabonayo ukaba wayagura ukayagenera uruhu rwawe ukayisiga bitewe n'uko ushaka. Trace mwiza ushobora gukunda amavuta arimo hydroquinone cyangwa se atarimo hydroquinone. So rero mukomeze rero ndumva nkubwiye cyangwa se nkweretse amavuta ya Carlton yose. Ntabwo uzayibeshaho mu gihe ugiye kuyagura cyangwa se ugiye kuyisiga. Wayisiga wumva arizo choice zawe cyangwa se ayo mahitamo yawe, ukaba umuzungu ukaba umwakaka. So rero ngiyi Carlton ahantu hose iraboneka. So rero kuba ikeneye mwayabona, abaromani mwayabona. Hari abantu bibaza ngo hanze ngo nta mavuta y'ama hydroquinone cyangwa se amavuta y'amanyafurika abayo. Arahari, nyandikira wowe uyakeneye uri muri Omani, nyandikira ndayakugezaho aho uherereye hose. So rero mukomeze kugira ibihe byiza, mudukurikirane 5 kuri 5 tugenda tubereka ibintu byinshi byiza by'ingenzi. Gukora subscribe ntabwo ari ibintu bivunanye. Ureba harya hasi wabona ko hari ijambo subscribe cyangwa se ijambo riri mu mutuku cyangwa se riri mu mweru, ugakandaho ukadukorera no kunzogera kugira ngo tubashe kubana namwe 5 kuri 5 umunsi ku wundi. So murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.